icyo gihe benshi bari bazi ko cryptocurrency cyangwa se Pi Network ishobora kuzabaha amafaranga cyangwa se ishobora gutangazwa igiciro cyayo. Mbibutsa ko ntabwo bishoboka, ntibizigira binabaho ko igiciro cya Pi cyangwa se cya coin indi ariyo yose gishobora gushyirwaho akadomo bakavuga ngo by'umwihariko twemeje amafaranga ya naya kugira ngo iyi faranga ribe stable. Nuvaho rero impamvu bidakunda, niyo mpamvu mubona abazungu inshuro nyinshi ubukire bwabo baburebera hazaza. Urugero rwa hafi nka Executive Paul Kagame, buriya ni umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu runaka, aba ari umuyobozi ureba mu myaka hafi 400-500, imyaka izaza, imyaka 200. Mu gihe wowe uri kureba ubuzima bw'iminsi 35 nyine uri kwigeranyira nzafejo, uzafejo ariko uzasiga ibiki, si guteguye hazaza. Nibyo rero Pi Network nayo igiciro cya Pi ntabwo kizigera cyemezwa na rimwe nubwo Dr. Nicholas yakomeje kugenda bibabwira. Nabonye abantu muri komateri bavuga ati GCV muyiveho kubera ko na nyiri umushinga kwisobanura byaramunaniye, yarabikwebye, ubona bijya ku ruhande. Ariko mwibuke neza ko Dr. Nicholas ntabwo yigeze avuga ko GCV itazabaho, ahubwo yavuze ko ari mwe muzayemeza. Kuyemeza rero ntabwo ari twe tuzakora inama ngo tujyane twemeje GCV, ahubwo ibyo yadusabaga byamaze kurangira. Nuvuga ngo GCV yamaze kwemezwa, nuvuga ngo habayeho gupiganirwa nk'abapioneer dushyira igiciro icyo cyagiyeho, nacyo giciro cya GCV cyemejwe. Nibyo rero yadusabaga koko twamaze kugikora, igiciro cyagiyeho. Ni nabyo buriya yashatse kuvuga ko igiciro kiriho cyanagiyeho, ahubwo izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo n'ingenzi zazo mutabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tukugurisha imodoka? Waba ufite se imodoka ushaka ko tukugurishiriza? Nyarutsa yizaye tuyigushyirire ku isoko, si ngombwa ko bikwicira akazi, twe turahakubereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tukugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyirira inzu ku isoko, nyaruka tubigufashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba se ufite bene ibyo bibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubigucururize. Dufite amasamba atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa none wabuze ugukodesha imodoka, duhamagare tubigufashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu ngo bitandukanye. Niba ufite ibyo ucuruza cyangwa ushaka kugurisha, wibura umukiriya kandi duhari gatanu ku kandi, kuva mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Twe turacuruza kandi turamamaza. Mbere ya byose reka mbanze nibwire inshuti ndetse n'abavandimwe n'abafamiliye b'abapioneers baba hangaha cyangwa se baba no ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nitwa Munyemana Esidarase. Nitwa Esidarase, murabizi ko nagiye mbana namwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko ndi umutumirwa. Byabaye byiza rero ko nza kuvugira kuri no platform ngari, kandi shimira abanyamuryango b'Imvura TV mwese mwahabaye mukajya mubana n'Imvura TV mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero ndumwe mu bantu bagerageza gusobanura ibya cryptocurrency, haba Bitcoin, haba Sidra, haba n'izindi by'umwihariko Pi Network. Ikindi dufite coin nyinshi hano, hamayiningirwa Ruby, hamayiningirwa TCC, hari cryptocurrency nyinshi cyane zo tugenda tugarukaho twiga by'umwihariko. Rero ikiriho nuko abantu benshi cyane bagiye batandukanye muri iyi si ntabwo babasha kumenya cryptocurrency icyo ari cyo. Kandi ikintu cya mbere mugomba kumenya nuko ni ngombwa ko isi yose igomba kumenya cryptocurrency, kuko murabizi neza ko ku isi nta muntu n'umwe wabona udakoresha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bwaba mu buryo bw'impapuro, bw'ibiceri, ndetse no mu buryo bw'ikoranabuhanga, imibare. Ariko ikiriho cyo uko mubizi ko nta muntu ushobora kubaho muri iyi si adafite ubwo bushobozi bwo kuba yakoresha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni n'itegeko nini hame ko nta muntu uteganya kuzabaho
mu biteganywa kuzabaho mu mwaka wa 2028 2030 hafi aho ngaho atari yamenya cryptocurrency, kuko uwo muntu azaba yarasigaye birenze cyane. Abazi ku ma exchange iyo mugiyeho musanga amafaranga yo mu bwoko bugiye butandukanye, yo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ayo ni amafaranga mugenda mubona agenda acurizwa ku ma exchange. Murabizi hari amafaranga y'u Rwanda, amarundi, amagande, muzi amanyakenya, muzi amanyamerika, muzi amafaranga y'amasudani, muzi amafaranga yo muri South Africa, muzi amafaranga yo muri Europe, muzi amafaranga yo muri mu Barusiya. Nuvuga ngo na amafaranga muzi ajya atandukanye, ariko by'umwihariko hari amafaranga abazwi. Iyo tuvuze amadolari tukavuga amayero, tukavuga amapound, tukavuga amafaranga yo mu bwoko bwose. No kuvuga ngo rero ayo ni amafaranga mugenda mubona agiye atandukanye. Rero niyo mugeze ku ma exchange musangaho hariho amafaranga y'ubwoko bwinshi nkuko mbabwiye ayo ngayo. Rero ni ibihugu bigiye bitandukanye bizagenda bijonda bigatoranya bati turakoresha ifaranga iri niri, nkuko mubizi mu Rwanda abayobozi ba BNL bajya bigarukaho bavuga ku buryo bashaka kuzazana nabo cryptocurrency cyangwa se ifaranga yazajya rikoreshwa mu buryo bwa cryptocurrency. Havuzwe CBDC nyina ngo mu gihe cyashize hari n'abantu bigeze kuyimayiningaho biza kurangira ibuze, itari kuboneka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ababizi hari abantu bigeze gutungaho CBDC. Rero turi amahirwe twumva mu gihe abantu batakaje ama account, mu gihe batigeze batunganya iby'ama KYC, batigeze bamenya imva n'imvano ya CBDC, mu gihe twari turi kubyibazaho, dutanya kubona ko CBDC ishobora kuba ari scam cyangwa se ari shortcut, mu buryo twaje gushiduka benshi tutakifite. Ariko ikiriho cyo nuko twumvishije ko u Rwanda rushaka kuzayikoresha nk'ifaranga nkoranabuhanga. Nuvuga ngo rero CBDC ni ifaranga nkuko muryumva, abayobozi baje barivuga ko bashaka gukora CBDC ifaranga ryabo. Rero nkuko igihugu cyacu cy'u Rwanda duherereyemo cyabivuze, abarundi babikomozaho nta kibazo, abaganda nuko, ndetse n'isi yose, buri gihugu cyose kigomba kuba gifite ifaranga ryacyo. Rero icyo nashatse kuvuga ni ukugira ngo mumenye ko cryptocurrency, aya mafaranga mugenda mubona mu buryo bugiye butandukanye menshi ku ma exchange, ni amafaranga azakoreshwa n'ibihugu bigiye bitandukanye nkuko CBDC nayo ushaka kuzayisanga ku ma exchange mu gihe izaba yagize gute, yabaye public, abantu bose batangiye kuyimenya. Iryo ni ifaranga ry'igihugu cy'u Rwanda rivugwa ko riri kubakwa, ari gutunganywa, ari gutegurwa. Ahubwo nkibaza abantu bamayinize CBDC cyangwa se abantu bari bayitunze, igihe gishobora kuba cyazagera se updatingwa ama account yabo akongera kaboneka, ugasanga bari kuyikoresha nk'ifaranga ry'u Rwanda cyangwa se nk'inyarwanda. Ibyo nibyo nibaza, ngira ngo abamayinize CBDC ahangaha mushobora kumbwira uko mubibona cyangwa se uko mubizi, kuko abenshi ntabwo bigeze batekereza ko CBDC ari ifaranga ryigeze n'ubundi kugera mu matelefone yanyu, mu mashini yanyu rikamayiningwa. Rero ibyo turi buganireho hano ni byinshi. Hano turaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ikiriho cyo mugomba kumenya nuko isi yose iri kwerekeza ahantu hamwe mu cyerekezo kimwe, kandi mu by'ukuri murabizi ko n'ubundi ibijyanye n'amafaranga ku isi ari ibintu biba biri kugenda umujyo umwe, abantu bakayirukanka inyuma, amafaranga bakayafata akabacika, harimo abayagumana. Ariko icyo nabasaba mwese abatuye ku isi muri kumva ururimi rw'ikinyarwanda, mugerageze uko mushoboye kose, muhindure ibihe, mugenda n'ibihe, mukoresha ibihe, ibihe bitari byagera ubwo bibakoresha. Ubu ngubu kumayininga ifaranga by'ikoranabuhanga ni ubuntu, biroroshye kuribona, ubibwirwa kenshi, ubyigishwa kenshi, ntubyemere, ntubiha agaciro. Ariko icyo ugomba kumenya nuko mu gihe kizaza, ibihe uri kwanga gukoresha ngo ubikoreshe uko ubishaka, ufata ayo mafaranga yose ugerageze kugenda mininga, igihe kizagera noneho ibihe bigusunike, bigukoresha ubwabyo, bigukandamize, bigusabe gutunga ayo mafaranga utabifitiye ububasha n'ubushobozi. Murabizi neza ko muri iki gihe abantu bafite amafaranga agiye atandukanye menshi y'amoko atandukanye, iyo ugerageje gushaka kumukuraho iryo faranga cyangwa se ugerageje kuritunga, muzi imvune zibaho, muzi uburyo ibihe nyine bigusaba amafaranga kandi utayafite. Ibihe hari uburyo bigusaba kuba utunze
ubutunzi runaka kugira ngo ugendane nabyo cyangwa ubeho neza cyangwa se wivuze ubeho mu buryo bwiza, ugasabwa ko uba utunze amafaranga. Rero icyo gihe ibihe biragukoresha udafite uburyo uribuze kuyabona, bikagukandamiza ukisanga ubabaye ufite ubuzima buri hasi y'abandi ndetse uhangayitse. Rero icyo gihe koresha uko ushoboye kose, ntikizagere ngo kigukoreshe, ahubwo wowe uzagikoresha kubera ko uzaba waratanguranwe nacyo, waramenye amakuru. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo umayininge Pi Network. Ahangaha ni ubuntu, nta mafaranga bigusaba. Usabwa keshi kumayininga Ruby, usabwa keshi kumayininga TCC, usabwa keshi kumayininga coin agiye atandukanye. Iyo ugeze kuri Play Store ubonaho coin nyinshi zitandukanye. Rero n'iby'umugisha wagize amahirwe kuba hari abantu nkatwe, cyangwa se hari abantu, reka nitangeho urugero, hari abantu nkanjye nka Sidarasi, hari n'abandi bantu nka ba Peace mwamenyereye, muzi ba Olivier, muzi ba Kamanzi, muzi abantu bagiye batandukanye benshi bavuga kuri cryptocurrency. Ni byinshi twababwira, ariko icy'ingenzi kiriho mugomba kumenya ndetse mugomba no gusobanukirwa tutizimbye mu magambo, nuko mugomba kubaho murwana kugira ngo ejo hazaza hazabe heza. Mugomba kurwana intambara n'urugamba rw'ejo hazaza, kandi bikorwa uyu munsi, bikorwa ubu. Witegereza ko Pi Network izarocinga, witegereza ko Ruby izarocinga, witegereza ayo mafaranga y'ahazaza ngo bari bwo uzatangira kuyibuka cyangwa se kuyiga cyangwa se kuyakoresha mu gihe azaba yagusize. Ahubwo wowe gendana nayo, azasiga abandi wisangemo. Ngira ngo hari benshi cyane bagiye batekereza ku bintu bijyanye na Pi Network, ari nabyo tuzatugenda tugarukaho. Mwabonye launch zitandukanye, mwagiye mubona ibirori bigiye bitandukanye byagiye bikorwa na Dr. Nicholas ndetse na timu ziwe muri rusange. Ngira ngo nejo bundi ku 14 mwabonye inama yari yabereye muri Canada. Icyo gihe benshi bari bazi ko cryptocurrency cyangwa se Pi Network ishobora kuzabaha amafaranga cyangwa se ishobora gutangazwa igiciro cyayo. Mbibutsa ko ntabwo bishoboka, ntibizigera binabaho ko igiciro cya Pi cyangwa se cya coin indi ariyo yose gishobora gushyirwaho akadomo bakavuga ngo by'umwihariko twemeje amafaranga ya naya kugira ngo iyi faranga ribe stable. Nubaho rero impamvu bidakunda, ntibishoboka ko byabaho ikiri kumayiningwa mukibona imayiningwa ku munsi. Ushobora kubona coin 10, coin 2, coin 1, biragoye ndetse ari nabyo bintu bikomeye cyane, by'umwihariko ari nawo mwihariko Pi Network ifite, kuko nta coin nimwe ku isi igezibaho ngo usange ari coin ifite amafaranga agaciro ku isoko runaka ikiri kumayiningwa ku buryo umuntu abasha kuvuga ngo reka nige 5 n'undi aza kubona izindi. Ntabwo rero bibaho inshuro nyinshi. Abategereje uyu mushinga wa Pi Network, mubanze murebere ku kintu kijyanye no kuba iri kugenda iraninga ivamo. Murabona uburyo iri kugenda ibara. Mbere yo winjizaga umuntu amaraga kugeramo ku munsi agahabwa coin 1 cyangwa 2, ubona byihuta bibara byihuta, ariko ubu ubona ko Pi imeze nk'ibara ivamo isubira inyuma cyane, ubona ko iri kugenda irangira. Icyo gihe rero nikimara kugera, gishobora kuba ejo, gishobora kuba iminsi 10, cyumweru, ukwezi, amezi 2, umwaka, ukabona irahagaze. Ariko ikiro cyo nuko itazageza mu mwaka wa 2028 ikirimo kugenda ibara gutya. Ibi mubona nibigeza kera bizageza mu mwaka wa 2026 hagati aho cyangwa se nyuma yaho gato. Ariko ikiriho mugomba kumenya nuko igiciro cya Pi ntabwo kizigera cyemezwa na rimwe nubwo Dr. Nicholas yakomeje kugenda bibabwira. Nabonye abantu muri commentaire bavuga ati GCV muyiveho kubera ko na nyiri umushinga kwisobanura byaramunaniye, yarabikwebye, ubona bijya ku ruhande. Ariko mwibuke neza ko Dr. Nicholas ntabwo yigeze avuga ko GCV itazabaho, ahubwo yavuze ko ari mwe muzayemeza. Kuyemeza rero ntabwo ari twe tuzakora inama ngo tujyane twemeje GCV, ahubwo ibyo yadusabaga byamaze kurangira. Nuvuga ngo GCV yamaze kwemezwa, nuvuga ngo habayeho gupiganirwa nk'abapioneer dushyira igiciro icyo cyagiyeho, nacyo giciro cya GCV cyemejwe. Nibyo rero yadusabaga kuko twamaze kugikora, igiciro cyagiyeho.
ni nabyo buriya yashatse kuvuga ko igiciro kiriho cyanagiyeho, ahubwo igisigaye ari ugutegereza imishinga ibikorwa byose bya Pi Network twatsi ibyirimo byose bikasa naho bisa naho birangira bishyirwaho akadomo ko birangiye, nibwo noneho muzatungurwa no kubona coin ya Pi ibaye nk'ihagaze igahagarara igastopingwa, cyangwa se ugasanga nko kugira ngo coin imwe nkuko mubona kuri Bitcoin ubu ntabwo wayimayininga ngo ubone coin cyangwa ntibinabaho, izo nzozi ntizinabaho. Mwibuke ko iyi mishinga ya cryptocurrency ni amafaranga aba yaragiye ajyamo, ni amafaranga barahiswemo kuvuga ngo aya mafaranga hazamayiningwa ya naya imibare iyi niyi, iyo mibare niyo yarangiye ikiba gisigaye no guhabwa agaciro kayo kubera ko yabuze itakiri kubonwa ku buntu. Nawe ntabwo waha agaciro ibintu uri kuyoragura uko yiboneye. Rero no kuvuga ngo ikiriho cyo Dr. Nicholas yabitangaje bivuzeho yabigarutseho aravuga ati ni twebwe tuzashyira agaciro ka Pi. Icyo gihe rero retegeza kigere, kandi bo ntabwo babivuga bayiyobeye, baba barabiteguye bavuga ngo ikiriho cyo mu misi izaza coin izahagarara, umuntu azashaka kuyigurisha abone nta handi ari bukuri indi bimugore, kuko nuyigurisha ku idolari rimwe wasubira ku exchange ugasanga yageze ku madolari 10, imwe yawe yagurishije 1000 cyangwa se wagurishije idolari rimwe, wajya kuyigurisha wajya kuyigura bakagusaba amadolari 10, izo usigaranye bizatuma uzigira stable, bizatuma uzihagarika uzikura ibyo bintu byo guhindagurika banguragurisha, iki uhomba uzahita uzifata uzigumane. Rero no kuvuga ngo ikiho cyo mutegereze murebe umushinga ubanze wigweho urangire, mwebwe icyo musabwa no kumayininga mukuzuza ibisabwa, mu byo musabwa kugurisha ntibirimo, mu byo musabwa kurya ibyanyu ntibirimo, mu byo musabwa kwihutisha umushinga ntibirimo. Nabonye abantu bavuga ngo ni gute ngo wahinga umurima ugahinga ibintu bimara umwaka umwe 2-6 uhinga utari wasarura, iyo bireka ugasanga umuntu kuvuga ngo uwo mushinga n'umushinga ngo uri scam ni ibintu biri fake, ngibi imyaka 6 ukora ikintu utarasarura ngo ubone ngo waburi guhinga ibicyo ushaka wanakireka, n'ubuhero uyu munsi ubireke. Noneho iyo myaka 6 se nta gihe yigeze kubaho igashira ntacyo urimarira kandi udatunze n'izo coin. Rero ntimukihutisha ibintu, nicyo abazungu baturusha bo bapanga imishinga y'ahazaza igihe kirekire irambye. Twebwe tuba dushaka ibyo dushyira mu gifa ku kanya tukarya tukabaho nyine birangira. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari byo tugomba gupanga nk'abazungu, tukiga imishinga irangira, tukiga imishinga irambye y'ahazaza. Niyo mpamvu mubona abazungu inshuro nyinshi ubukire bwabo baburebera hazaza. Urugero rwa hafi nka Executive Paul Kagame, buriya ni umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu runaka, aba ari umuyobozi ureba mu myaka hafi 400-500, imyaka izaza, imyaka 200. Mu gihe wowe uri kureba ubuzima bw'iminsi 35 nyine uri kwigeranyira nzapfejo, uzapfeje ariko uzasiga ibiki, siguteguye hazaza. Nibyo rero Pi Network nayo yubakiyeho, nibyo cryptocurrency zubakiyeho. Aya mafaranga dukina nayo, amasambu tugendaho, tuba dutuyemo, modoka tugendamo, ni imishinga y'abantu bayipanze irambye kera, abo ngabo batakinabaho. Rero nawe jya uharanira kubaho gutyo, ntugashaka kubaho upanga iby'igifu cyawe by'uyu munsi. Niyo mpamvu rero benshi bashobora gucika intege, hari n'abamaze kwikuraho coin zabo, so nakazi kabo bakoze amakosa, ariko uko wavamo niko hinjira benshi. Tunashimira tuboneraho gushimira abantu benshi bari kugenda binjira mu mushinga wa Pi Network, bajoininga binjiramo. Link murayibona hano muri commentaire, winjiremo utwandike kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri kuri description. Numara kutwandikira utubwire, turakubwira uko bimeze, winjiremo wiyandikishe umining bigishoboka, kubera ko igihe kiri kugera bikarangira bikazarangira. Kandi mwibuka ko Pi Network ikiriho cyo nuko twamaze kubona ko umushinga Pi Network ari umushinga ukomeye uzarengana Bitcoin, kubera ko Bitcoin binavugwa ko ari Pi Network ivuguruye. Pi Network ni Bitcoin ivuguruye, kandi muzabibona. Rero reka mbashimire, mukomeze kugubwa neza n'Imvura TV ndetse n'ibiganiro tugiye kutubagezaho. Sindi mushyashya muri cryptocurrency, ariko ndi mushyashya ku Imvura TV, kandi nzi neza yuko tuzaguma kubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza, bizajya nabirushaho kubashyira mu mutima ndetse no gukunda iki gikorwa cyo kumayininga cyangwa se cyo gushaka ubutunzi bw'ejo hazaza. Nta kindi tubereyeho ni ukubagezaho amakuru kugira ngo namwe mubashe kumenya akantu ko kandi musobanukirwe. Ndabakunze, Imana nibahe umugisha.